Mu gihe cy'imyaka isaga ijana, inganda z'imodoka ku isi zari ziganje cyane mu bihugu bitatu bikomeye: Ubudage, Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha niho havuye amazina akomeye yubatse amateka y'imodoka z'iki gihe: Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Honda ndetse na BMW. Aya masosiyete ntiyari ibigo by'ubucuruzi gusa, ahubwo yari n'ishema ry'ibihugu byayo ndetse n'inkingi zikomeye z'ubukungu bwabyo. Ariko mu myaka mike ishize, ibintu byatangiye guhinduka ku muvuduko utari warigeze ubaho. Mercedes-Benz yabonye inyungu zayo zigabanukaho hafi 28%. Porsche yatakaje hafi 92 by'inyungu mu mwaka umwe gusa. Stellantis, sosiyete ifite Jeep, Peugeot na Fiat, yatangaje igihombo gikomeye mu mateka yayo. Volkswagen nayo yatangaje ko igiye kugabanya abakozi ibihumbi byinshi. Iyo usesenguye ibibazo byose, hari izina rimwe rigaruka inshuro nyinshi: BYD. Uyu munsi BYD niyo sosiyete igurisha imodoka z'amashanyarazi nyinshi kurusha izindi zose ku isi. Ariko ibintu ntabwo ariko byahoze bimeze. Reka nkwibutse ko yari Top 250. Wadutera inkunga ukanda subscribe kuri iyi channel. Mu mwaka w'ibihumbi 2003, BYD yari ikigo gito gikora batiri gusa. Icyo gihe igitekerezo cy'uko umunsi umwe ishobora guhangana na Tesla ntawe wari kukivuga mu bantu. Ndetse na Elon Musk ubwe yarasetse cyane igihe yabazwaga niba BYD ishobora kuzaba umukompetita wa Tesla. Uyu munsi ariko nta muntu ugiseka BYD. Ikibazo ni iki: ni gute uruganda rutari ruzwi n'umuntu n'umwe rwabashije guhungabanya inganda zikomeye ku isi mu gihe kitarenze imyaka 10? Kugira ngo tubyumve neza, tugomba gusubira inyuma tukareba watangije isosiyete. Izina rye ni Wang Chuanfu. Mu mwaka w'1995, Wang yari umusore w'umuhanga mu by'ikoranabuhanga, afite imyaka 29 gusa y'amavuko. Yagujije amafaranga make ku muryango we, maze afungura uruganda ruto rwakoraga batiri zicagingwa ku mashanyarazi. Mu myaka 7 gusa, yari amaze kuba umwe mu batanga batiri ku masosiyete akomeye nka Motorola na Nokia. Mu mwaka wa 2003, BYD yari imaze kuba imwe muri sosiyete zikora batiri nyinshi ku isi. Ariko muri uwo mwaka, Wang yafashe icyemezo cyatangaje abantu bose. Yaguze uruganda rw'imodoka rwari rwarahombye. Abashoramari be bamubwiye ko ari ikosa rikomeye cyane akoze. Itangazamakuru ry'ubucuruzi mu Bushinwa ryaramusekaga cyane. Bamwe bibazaga ukuntu umuntu utanafite uruhushya rwo gutwara imodoka yashoboraga kwinjira mu nganda z'imodoka. Ariko Wang yari afite igitekerezo cyihariye. Yizeraga ko ejo hazaza h'imodoka hatari muri moteri, ahubwo hari muri za bateri. Mu gihe abandi bakoraga imodoka bakibaza uko bazashyira amashanyarazi mu modoka zabo, Wang we yari ari gutekereza uko yakubaka imodoka ishingiye ku kintu yari asanzwe azi neza kurusha ibindi byose: bateri. Byatwaye imyaka myinshi kugira ngo isi itangiye gusobanukirwa ibyo yari arimo gukora. Muri iyo myaka yose, Wang yafashe ibyemezo bitatu byahinduye amateka ya BYD. Icyemezo cya mbere cyari ugukora ibintu byose ubwabo nka BYD. Mu gihe Tesla igura batiri ku bandi bayikora, na Volkswagen ikishingikiriza ku batanga ibice by'imodoka baturutse impande zose z'isi, BYD yahisemo gukora hafi ya buri kintu cyose ikeneye kugira ngo ikore imodoka. Harimo bateri, semiconductor, moteri, ibikoresho bya elegitoronike, ibirahure, amatara ndetse na software ikoreshwa mu modoka. Byose byakorwaga na BYD ubwayo. Mu mwaka wa 2021, igihe isi yose rifite ikibazo gikomeye cyo kubura chips za mudasobwa, ibigo byinshi by'imodoka byahagaritse umusaruro. BYD yo yakomeje gukora nk'ibisanzwe kuko yari ifite inganda zayo. Icyemezo cya kabiri cyari ugushora imari mu modoka za plug-in hybrid. Mu gihe Tesla n'abandi bose bavugaga ko imodoka z'amashanyarazi ari zo gusa bazibandaho, Wang we yabonye ko abaturage bo mu Bushinwa batari bafite sitasiyo zihagije bacagingaho imodoka zabo. Niyo mpamvu yashyize imbaraga mu modoka zifite amashanyarazi, ariko zikanakoresha esansi igihe bibaye ngombwa. Ibi byatumye BYD ibasha kugera ku bakiriya miliyoni nyinshi Tesla itashoboraga kugeraho. Icyemezo cya gatatu nicyo cyahinduye umukino burundu. Mu mwaka wa 2020, BYD yashyize ahagaragara batiri yise Blade Battery. Yari ihendutse kuyikora, ikagira umutekano kurushaho kandi ikamara igihe kirekire. Iyi bateri yahaye BYD ubushobozi bwo kugurisha imodoka ku giciro cyo hasi kurusha Tesla, ariko ikanagira inyungu. Nyuma y'igihe gito, Tesla ubwayo yatangiye kugura zimwe muri bateri za BYD. Ibi byari ibintu abantu bake batari gutekereza ko bishoboka mu myaka mike yari ishize.
Ariko nubwo benshi bavugaga ko intsinzi ya BYD yaturutse gusa ku buhanga no guhanga udushya, hari indi nkuru ikomeye ikunze kutavugwa cyane. Guverinoma y'Ubushinwa yagize uruhare runini mu kuzamura BYD. Mu myaka myinshi, BYD yakiriye inkunga ya miliyari z'amadolari ziturutse kuri leta. Yabonye inguzanyo zihendutse, ikagabanyirizwa imisoro, amasoko yihariye ya leta ndetse n'inkunga yahabwaga abaguzi b'imodoka zayo. Abasesenguzi bamwe bavuga ko hari igihe imodoka imwe ya BYD yashoboraga kugurishwa ifashijwe n'inkunga ya leta igera ku bihumbi byinshi by'amadolari. Ibi byatumaga ishobora kugurisha imodoka ku giciro gito kurusha abo bari bahanganye nabo ku isoko. Niyo mpamvu ibihugu byinshi byo mu Burayi na Amerika byatangiye gutinya ko amasosiyete yabyo ashobora kutazabasha guhangana n'iri rushanwa. Mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya, BYD yafashe igice kinini cy'isoko mu gihe gito cyane. Muri Thailand, yafashe hafi 40% by'isoko ry'imodoka z'amashanyarazi. Muri Singapore, imodoka imwe muri 5 zagurishijwe yari BYD. Mu Burayi, imigabane yayo ku isoko yakomeje kuzamuka buri mwaka. No muri Brazil, yafashe hafi 72% by'isoko ry'imodoka z'amashanyarazi mu gihe gito. Ariko uko sosiyete ikura, ni nako ibibazo bitangira kugaragara. Hari abasesenguzi bavuga ko BYD ifite amadeni menshi kurusha ayo itangaza ku mugaragaro. Hari kandi ibirego by'uko hari imodoka zimwe zibarwa nk'izagurishijwe kandi zitarigeze zigera ku bakiriya nyakuri. Ibibazo by'ubuziranenge nabyo byagiye bivugwa, harimo imodoka zashubijwe ku ruganda kubera inenge zitandukanye. Muri Brazil, higeze no kuvuka ibirego bikomeye by'imiterere y'akazi yakoresheje abantu mu kubaka uruganda rwabo. Nubwo bimeze bityo, BYD iracyari imwe muri sosiyete zikomeye cyane ku isi mu rwego rw'imodoka z'amashanyarazi. Ikibazo gikomeye si uko BYD ishobora gutsinda cyangwa gutsindwa. Ikibazo nyamukuru ni uko ibyo yakoze byerekana impinduka nini mu bukungu bw'isi. Mu myaka ishize, ibigo bikomeye byari muri Detroit, Tokyo ndetse na Stuttgart. Uyu munsi, byinshi mu bishya bihindura isi biri guturuka muri Shenzhen, Hangzhou n'indi mijyi minini yo mu Bushinwa. Isi y'ubucuruzi irahinduka. Amategeko y'umukino ari kwandikwa bundi bushya. Kandi inkuru ya BYD ni kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana ko iyo mpinduka iri kuba. Ese BYD izahinduka Toyota y'ikinyejana cya 21 cyangwa izahura n'ibibazo bikomeye mu myaka iri imbere? Igihe nicyo kizabitwereka. Ariko hari ikintu kimwe kidashidikanywaho: BYD yamaze guhindura amateka y'inganda z'imodoka ku isi, kandi ingaruka z'izo mpinduka zizakomeza kumvikana imyaka myinshi iri imbere. Ahangaha niho dusoreje. Njye nitwa Joshua Mutuyimana, iyi ni Top 250, nkushishikariza gukora subscribe kuri iyi channel. Ciao ciao.